Tubahaye ikaze mwe mwahisemo kubana natwe ku murongo mugari wa Kigali Riyo News. Ni urupapuro rw'amakuru aho tugiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Njyewe ugiye kuyabagezaho ni Damien Habumugisha, sindi jyenyine ndi kumwe na Bwana Inshuti John. Turibanda ku makuru akomeye cyane ndetse bigaragara ko M23 yafashe umwanzuro ukomeye cyane ndetse magingo aya ikaba yafashe utundi duce nyuma yuko itangaje ko gahunda atari yo kuva mu bice bigiye bitandukanye. Ni mu gihe kandi turi burebere hamwe imirwano ikomeye hafi n'umujyi wa Baraka, ubwo ni muri teritwari ya Fizi, aho turi bugaruke mu duce dukomeye turimo kuberamo imirwano. Sahi amaginga ya birakomeye hafi n'umujyi wa Baraka. Saho gusa turi burebere hamwe mu Burundi byakaze byakomeye. Turi burebere hamwe uko byifashe maginga ya mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo ari aho gusa, turi burebere hamwe Amerika maginga ya sahiyi itegetse M23 gutanga umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma bidasubirwaho. Turitega iki? Ibyo byose turi biramvure turebere hamwe uko byifashe. Saho gusa turi bunyarukire mu gihugu cy'Ubugande, turebe uko gahunda zifashe ndetse ubona yuko Ubugande bwabaye ikibazo ndetse ubona ko umutekano ubaye isibaniro. Bimeze bite? Byifashe bite? Hanyuma y'ibyo turi burebe mu bindi bice bigiye bitandukanye biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu bice bigiye bitandukanye cyane cyane muri Nord Kivu. Turebe za Masisi, za Rutshuru, turebe za Warikare, ndetse tugaruke no mu Minembwe. Abaturage nyuma yaho imirwano ikomeje kugenda ibera kuri Poezeho, tuhagaruke tuhitse turebe uko byifashe. Byose ntuve ku rushinge, ntuve ku murongo wa Kigali Riyo News. Byose uraza ubisobanukirwe ndetse umenye akantu ku kandi uko bihagaze. Maginga ya reka mbanze nkwifurize amahoro y'Imana we wahisemo kubana natwe, kandi icyo nkwisabira nyamuneka ni ukubana natwe kandi ukadukunda, kugira ngo natwe tugire imbaraga zikomeye zo gukomeza gutanga amakuru yizewe kandi agezweho. Nibiza kudukundira, turi burebe uburyo ki twahamagara umuroko Informa uhereye muri biriya bice byo muri Sud Kivu, aduhe ido n'ido ndetse n'ibintu bikomeye byatumye bamwe bibaza nimba koko igisirikare cya FARDC cyaba gikomeyeho cyashyizwe ku mwanya wa 10 mu ngabo zikomeye muri Afurika. Byose reka tuze tubibatohoreze kandi tubahe ido n'ido kuri buri kimwe. Bwana Inshuti, uratujyana mu gihugu cy'u Burundi aho bikomeje kuba bibi. Urakoze Bwana Damien. I Burundi icyavugwa cyane ubu ngubu cyateje isa naho ari umwuka mubi, nuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga uyu Bizimana Edouard ashobora kuba bagereza yuko Minisiteri ye ishobora kuba ariyo iri inyuma y'ubucuruzi bw'abakobwa bukorwa mu Burundi, kuko mu bihugu bya Aziya, za Dubai, za hariya za Oman, biriya bihugu bikunze kujyamo abana b'abakobwa bacuruzwa mu buryo butemewe n'amategeko. Baravuga ko rero mu nzira zose amakampani ashobora kuba bikora atuma babasha kugerayo bakabona ibyangombwa n'uburyo abacuruza mu buryo butaziguye biri inyuma na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Urumva yatanze ubusobanuro kuri icyo kintu, yabajijwe n'inteko asobanura ibintu bidahwitse aribyo byateje umwuka mubi cyane kandi mukeya. Bigaragara yuko kumva ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu nka kiriya iri inyuma y'ubucuruzi nk'ubwo butemewe, urumva hari ikibazo gikomeye cyane ku busobanuro yatanze butabashije kumvwa na bose. Urumva ko hari imyanzuro iri buze gufatwa nyuma y'ibyo tutabasha kumenya iyo ari, ariko bigaragara ko mu bitangazamakuru byaho cyane n'amaradiyo bagiye bavuga kuri iyo nkuru cyane, ubona ko abantu batabyishimiye. Ubwo turategereza mu gihe kiri buze, harashobora kuba hari ingamba ziri buze gufatwa ku cyemezo cy'iyo nama yakozwe. Saho gusa bikomeje kuba bibi cyane, situation ikomeje kuba mbi muri teritwari ya Fizi, aho imirwano ikomeje kuba ubu maginga iri kubera mu gace ka Rusenda ndetse
na Ruweba. Si ibyo gusa, nyuma y'aho M23 isohotse mu mujyi wa Uvira, benshi bakavuga ko bishoboka ko imirwano igiye kugahagarara. Magingo aya umutwe wa M23 wafashe uduce muri turiya duce twa teritwari ya Fizi, mu gace bita Inguri na Inagihere. Magingo aya Inagihere ndetse na Inguri, Tombe, aho ubona ko M23 yafashe umwanzuro ukomeye. Magingo aya ukabona ko imirwano isa nk'isatira muri ibi bice by'umujyi wa Baraka. Ku batazi neza ishusho ya hariya hantu, nuko magingo aya hariya imirwano ikomereje za Rusenda, n'ubundi biragaragara ko ari hafi n'umujyi wa Baraka, aho n'ubundi bivugwa ko M23 ishobora kuba yafata umujyi wa Baraka kugira ngo ikuremo axe ya Tanganyika Baraka, kugira ngo irebere hamwe buryo ki yakubita umwanzi ahababaza, ndetse igafunga inzira zituruka mu gihugu cy'u Burundi, aho kiriya cyambu cya Baraka ndetse na kiriya cyambu gica Makobora hakunze gukorerwa deployment z'ingabo z'u Burundi, aho ubona ko M23 ishaka gukoramo kariya gace, bitewe n'uko yatangaje amagambo akomeye, aho yavuze ko itagomba kuva mu bice yagiye ifata, ahubwo igiye kongera imbaraga mu bindi bice. Turitega iki magingo aya kubona ko imirwano ikomeje kuba mibi? Bwana Habinshuti, tujyane ku makuru akomeye Amerika yatangaje, aho yavuze ko M23 igomba kuva mu mujyi wa Bukavu ikaba no mu mujyi wa Mugoma, mu gihe ubona yuko M23 yakomeje imirwano, kandi ubona ko noneho yatangiye kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Yego, urakoze cyane. Urabona ko umutwe wa M23 ni umutwe umaze igihe kandi wiyubatse, wagaragaje imbaraga n'ubushobozi. Urumva itangazo cyangwa icyemezo cyafatwa na Amerika kivuga ko igomba kuva muri turiya duce yafashe, cyane harimo umujyi wa Bukavu na Goma, ikaba yaratakaje n'umujyi wa Uvira. Ubwo urumva yawe baye imijyi 3 kandi ariyo igize ziriya province zombi. Urumva ntago mpamya ko bavamo nk'uko yabitangaje, nk'uko yubahirije ari amasezerano y'ubushize ikava muri Uvira. Ntago mpamya ko bareka iriya mijyi 2 cyangwa ari akandi gace batakaza. Nabo basohoye itangazo mbere yuko Amerika ifata ibyo byemezo, basohoye itangazo rivuga ko batazigera bagera agace na kamwe batakaza utwo bafashe. Birumvikana ko bari bazi ikintu kigiye gukurikira, ari nayo mpamvu ubona ko byahise bivugwa nyuma y'aho bafatiye icyemezo n'itangazo risohokeye. Rero ntago M23 yatakaza hariya hantu kubw'intego yabo n'icyo baharanira bashaka, kandi koko mu itangazo ryabo bavuga kuva muri turiya duce ko bidashoboka. Bumvise ko uriya muvugizi wa M23 yavuze ati twe nta hantu tujya, ntaho kujya handi hahari, aho turi ni hano kandi niho mu rugo. Urumva ko ntaho kujya kuva muri iriya mijyi, bahandi baba babashubije ni Rucuro. Ubwo babona ko bitari na ngombwa na Rucuro, nyuma bakavuga muyibahe. Nta basirikare bafashe barwana, ntago bigeze bahahabwa nk'impano. Ntabwo ibyo mbihamya ko ari abantu bavamo, kuko byafashe icyemezo cy'igitutu cy'Abanyamerika na biriya bihugu by'Iburengerazuba, ku buryo nakumva ko M23 ishobora gutakaza aho hantu. Ni ikibazo gikomeye, kandi ubona yuko M23 yakomeje kugenda ikora ibitendo bitandukanye, nubwo ibyo byose biri kuba mu ngingo z'amakuru yacu ntabwo tujya tubabwira, ndetse tunabamenyesha ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ntabwo ari aho gusa muri zone ya Fizi, ahubwo no mu bice bya Sange, kuri Plaine de Ruzizi imirwano ikomeje kuba mibi cyane ku rwego rwo hejuru, aho ingabo z'aba FDNB zishaka kwinjirira muri biriya bice kugira ngo zikure M23 mu misozi igiye itandukanye, aho bashaka kuba bakura M23 muri misozi ya hafi ya za Kamanyora kugira ngo babe bakwerekeza Bukavu. Bwana Habinshuti, hari amakuru akomeye avuga ko igisirikare cya FARDC cyagishyizwe ku mwanya wa 10. Urabituramburira neza, utubwire idonido yuko byifashe. Ese koko namwe mudukurikiye, birakwiye ko igisirikare cya FARDC cyaza ku mwanya wa 10 mu ngabo zikomeye muri Afurika nk'uko byatangajwe? Akoze cyane. Ndakeka ntabwo nzi kampani zaba zikora ibyo bintu,
ku buryo zishyira ku rutonde ibisirikare bikomeye yaba muri Afurika cyangwa ku rwego rwo mu isi, ariko ntabwo twanabishidikanyaho kuko ni ibintu bishoboka. Njye ibyo numva nkeka genderwaho ashobora kuba ari ubushobozi bw'ibikoresho bafite, ubwinshi bw'ingabo se, bakagendera no kuri ingengo y'imari isohoka mu gisirikare bakoresha, kuko ntabwo gukomera hari uwabyumva yenda akabyumva nabi akumva ko ari ingabo zizi kurwana cyangwa se zirasa zigatsinda buri munsi. Ntabwo ari icyo ngewe numva nashingiraho cyangwa bo bashingiyeho, kuko izirasa zigatsinda zibaho, ziba zizwi, kandi ndakeka nta ntambara nzi neza mu mateka ya Kongo numvise batsinze idasanzwe. Ubwo icyo baba bagenderaho ni imibare y'ingabo nyinshi, agakurikizaho ibikoresho uko njye mbyumva, hakaba hanakurikiraho amafaranga asohoka mu ngengo y'imari babona bakoresha, ku buryo bashobora kubashyira kuri uwo mwanya binatewe n'impinduka zabayeho, kuko urumva ko mu mateka yabo bashobora kuba iki gihe aribwo buryo baguze intwaro mu buryo bugaragara bunaboneye, ku buryo bamenya kumenya ibikoresho baguze hanze cyangwa se mu bindi bice. Urumva ko kubabarira bakajya kubashyira kuri uriya mwanya birashoboka, kuko operasiyo bakoresheje muri iki gihe ni nyinshi, amafaranga yasohotse ku gisirikare ni menshi kuruta izindi nzego zose za leta. Urumva ko kuba bafashe uwo mwanya wa 10 birashoboka, ntabwo ari ibintu wajya gushidikanyaho baragendeye kuri ibyo bintu mbashe kuvuga. Maginga ya mu gihugu cy'Ubugande naho umwuka si mwiza nyuma y'amatora ya perezida w'igihugu cy'Ubugande, aho Museveni yarahanganye na Bobi Wine. Mu gihugu cy'Ubugande byifashe bite bwana Habinshuti? Yego, urakoze cyane. Bugande kuri uriya munyepolitiki Bobi Wine, umva ko habayeho operasiyo ikomeye yari imaze iminsi kuva amatora batangaza perezida wa Repubulika wabashije gutsinda amatora. Yahereye ubwo yihishe, urumva ko byaragoranye, nta nubwo yari azwi ahantu aherereye, kuko bamushatse igihe kinini gitambutse atabasha kuboneka. Ariko we yagize uburyo ki acisha ikiganiro kuri telefone yifata amashusho, abasha kugaragaza agace arimo, aribyo bishobora kuba byarafashije abasirikare ba Uganda bamushakaga, urwego rw'ubutasi rwaho, kuko bamushatse iminsi igera ngo muri 4 yose batazi icyerekezo arimo. Iyo telefone ishobora kuba ariyo yamuteye kuba yarabonetse, kuko amashusho yagaragaje ahantu hari, bamenya agace aherereyemo, kumufata byaraboroheye. Ijoro ry'uyu munsi rero wakeye nibwo yabashije kubonwa, ubu ngubu ari mu maboko ya leta y'ubutegetsi. Babizi ko atavuga rumwe n'uriya generali Kainerugaba, cyane we yari yashizeho itangazo avuga ko abwira ingabo ze ngo bamumuzanire aho yaba ari hose, yaba ari muzima cyangwa atari muzima. Babashije kumufata ari muzima, ubu ari mu maboko yabo. Utegereje ko yagezwa imbere y'inkiko bitewe n'ibyo bamurega, turi buze gukurikirana mu makuru akurikira. Maginga ya mu nkengero y'ibira bavuga ko imirwano ikomeje kugenda igaragara, kandi ubona ko muri Sud Kivu byabaye bibi ku rwego rwo hejuru nyuma y'imirwano igiye ikomeye. Ndetse maginga ya nkaba nakubwira ko M23 yongeye kugaragaza imbaraga zikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, aho yongeye kwigarurira utudusha twa Inguri ni na Gihere. Ubona ko gahunda ihari ari ukuba bafata n'utundi duce bagiye batakaza. Urabona mu mboni zawe umujyi wa Uvira uri bubashe kujya mu maboko ya M23? Birumvikana cyane, M23 ifite uburakari bwinshi, kubera operasiyo zimaze igihe zibakorerwaho z'ubutero bwa hato na hato, haba ari ibyo ku butaka, haba ari amadrone. Urumva ko bo intambara yabo ibatera umujinya no kubabara, bo bareba uburyo ki ingabo bahanganye nazo hari ari z'ibihugu bahana imbibi nabo. Urabona ko na Barundi n'Abatanzania, kandi nibo bafite force isa naho ari nini ugereranyije no muri kara gace, ni nkaho aribo banayiharira operasiyo nyinshi hariya. Urumva ko M23 ifite umujinya cyane, kuko bazi ko ikintu kibaha support cyane cyane ari uriya mujyi wa Uvira, ko niho ibirindiro bikuru bya bose biri. Urumva ko isaha n'isaha ugereranyije n'uburyo baza bawegera n'inshe basigaje ibirometero bafite hariya, urabona ko intego yabo igaragara yuko bashaka kwisubiza umujyi wa Uvira.
bitanatinze neza ko dushobora kubona ibihinduka mu gihe cy'amasaha runaka cyangwa se iminsi ibiri, icyo kintu cyaba cyahindutse dufite amakuru turi kuvuga mashya atari aya ngaya. magingo ya FARDC mu mpinduramatwara ndetse no kuba ikomeje kugenda ikora ama operation atandukanye, aho nakubwira ko magingo ya Colonel Macunda wari uri muri operation, ni umukoroneri wabo n'ubundi ariko wo mu bwoko bw'abanyamurenge, yafashwe akaba afungiye mu mujyi wa Baraka, aho bivugwa ko akurikiranweho kuba yaragize uruhare mu gutanga poezeho. Ni ibintu bigiye bikomeje kuba, ndetse ubona ko bamwe bo mu bwoko bw'abanyamurenge batangiye guhaguruka bamagana ibikorwa by'ihuriro rya FARDC ndetse na leta ya Kinshasa, aho bakomeje kugenda bafata abasirikare bo mu bwoko bwabo ndetse babakorera iyica arubozo. Nakubwira ko atari uyu Macunda, aho bivugwa ko ashobora kujyanwa i Kinshasa. Nakubwira ko n'uwo bita Capitaine Claude n'ubundi ufite umuryango utuye mu mujyi wa Uvira, bavuze ko bari kumushinja ko nyuma y'aho umujyi wa Uvira ufashwe na M23 umuryango we wagumye muri uno mujyi. Urabona ko bakomeje kugenda bakora ama operation agiye atandukanye. Ni mu gihe kandi Colonel Freko magingo ya nyuma y'aho atorotse urugamba, magingo ya akaza gufatwa bakamukubita, arembye cyane bikomeye, isaha n'isaha mushobora kumva yavuye mu buzima. Ni ikibazo gikomeye cyane gikomeje gutera inkeke ku basirikare bakomeye ndetse n'abasirikare bo mu bwoko bw'abanyamurenge bakomeje kugenda bakorerwa ama operation. Ese mu mboni zawe urabona ko ibi ngibi FARDC iri gukora byaba ari uburyo bwo kugira ngo babanze bakubure nk'uko babyita bo abakomeje kugenda bagambanira igisirikare cya FARDC mu buryo bukomeye, bw'uko bamwe mu basirikare bafasha ihuriro rya AFC mu kwigarurira ibice bigiye bitandukanye? Ego birashoboka, ariko akenshi FARDC kubera yuko bijyanye no kuba benshi muri bo yaba ari abayobozi b'igisirikare cyangwa abasirikare we basanzwe, yishyizemo ko umwanzi wabo ari abanyamurenge, ari abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bihita ko ari abanyarwanda. Urumva ko ntabwo ngengabitekerezo yayo babamo, ntabwo bumva ko ari abantu bishyikira. Rero ubugambanyi bujya bubaho. Urabona ko FARDC harimo abanyamurenge benshi bari mu gisirikare banagiye bakomeyemo bayoboye. Ntabwo rero aho bigeze ubu ngubu ari abantu bizerwa ku buryo FARDC yabizera ngo abo bantu niyo baba bakora neza, niyo baba nta bugambanyi bafite, ntabwo FARDC igomba kubizera, kuko ihanganye n'abo bafitanye amasano ya bugufi ndetse bafite n'imiryango yabo iri muri izo nce, ku buryo batakwizera yuko ibyo bari gukora FARDC ari akazi kazima cyangwa ari ibintu binoze. Rero iteka ryose abariyo ntabwo bazabura guhura na kiriya kibazo cyo kuba bafungwa cyangwa bakicwa mu buryo budasanzwe butunguranye, kuko iteka ryose barabibonye ko FARDC intambara yose, operation ibananiye yose, ntabwo bajya babura uwo bayishinga. Yaba ari FARDC ari umukongomani bwite, yaba ari umunyamurenge urimo cyangwa ari undi munyamahanga, ariko umuntu operation yagizeho ikibazo niwe bashaka ko babishyiraho nyine uri bubibazwa akabizira. Niyo mpamvu mpamya ko akenshi abo banyamurenge niba uriya mugabo afunzwe, cyanze bikunze harimo amakuru menshi, harimo impaka ziri bubeho, hari abatari bubyishimire, ariko uko bisa kose ni ibintu byahozeho mu gihe cyose cyatambutse ko FARDC igifunga kenshi abantu babamo bazi neza ko bafitanye isano n'abantu b'abanyamurenge. Birakaze cyane mu cyerekezo cya Plaine d'Orzizi. Byifashe bite magingo ya? Nakubwira ko mu cyerekezo cya Ruzizi ndetse bivanywe n'aho uherereye cyangwa mu cyerekezo cya Rusizi, ubwo Ruzizi ni muri ni imvugo yo mo hakurya nyine, Rusizi ni mu mvugo yo mu gihugu cy'u Rwanda. Nakubwira ko mu misozi imanuka Kamanyola mu cyerekezo ugana i Murenge, navuga ko mu gace nyine ka ubona ko uri kugana hano za Ruvungi, ukomeza za Bwegera na Rubirizi, Sange na Kora,
na Mukanaki, imirwano ikomeje kuba mibi cyane, aho FDNB ikomeje kugaba ibitero karundura ku nyeshyamba za M23. Ni imirwano ikomeye cyane kandi igaragara ko ishobora kuza gutera ikibazo mu gihugu cy'u Burundi, aho magingo aya bigaragara ko FDNB iri gutera ndetse iri kugaba ibitero kuri M23 iturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ni amaoperasiyo yateguwe ndetse ihuriro rya FARDC ndetse bifatanyije na leta y'i Kinshasa, aho bategetse Evariste Ndayishimiye kuba bagaba ibitero baturutse kuri iriya kote kugira ngo barebere hamwe yuko bakuramo Kamanyola ndetse na Bukavu. Urabona ko imirwano irimbanyije kandi ubona ko ibitero bikomeje kugenda biba bibi ku rwego rwo hejuru. Mu mboni zawe Bwana Habinshuti, niki kiri bube nyuma y'aho imirwano ikomeje kugenda iba muri ibi bice, kandi ubona ko M23 yamaze gutangaza ndetse inihanangiriza abari bazi ko bashobora kongera kuva mu bice bigiye bitandukanye? Niki ubona kiri buze kuba? Icyo mbona cyo nuko ukurikiye kuba hari ibyemezo Amerika yafashe kuvuga kuri ya migi bagomba kuyisubiza FARDC, ntabwo mpamya ko ariko bimeze, kuko iyo ntambara, izo operasiyo ziri kubera aho hose, urumva ko M23 ntabwo ishaka guhasubiza cyangwa kuba yahava. Urabona ko igenzure iriya misozi yose miremire iri hejuru ya Kamanyola, uriya murambi wose ukura muhanda ugiye kugera Uvira, imisozi yose iri hejuru urabona ko aribo bayigenzura, kugira ngo uturuke muri kiriya kibaya cya Rusizi werekeza hariya Kamanyola uzamuka iriya misozi usanga y'umuntu uhanganye nawe, ukurasa nawe umurasa. Ntabwo mpamya ko byabahira byo kuvuga ngo hari operasiyo Abarundi cyangwa se izo ngabo za Tanzania zishobora gukora zizamuka muri ya misozi ku buryo zishobora kugira defense zigarurira n'imwe mu igenzurwa na M23. Icyo mbona cyo rero, niyo mpamvu ubona ko M23 nayo yashyizemo imbaraga. Urabona amaoperasiyo ari kubaho, bavuga ko bari gukora ibitero bino bidasanzwe ku buryo binjira mu mujyi bakaba bajya muri defense bakica n'abasirikare bagasubirayo batanagaragaye ntawe babonye. Urumva ko byanze bikunze bari kototera umujyi. Hari impamvu kugira ngo bagabanye biriya bitero bibasanga mu misozi inshuro nyinshi ya hato na hato, yaba iby'amadrone cyangwa se kwataka baciye ku butaka. Ariyo mpamvu mpamya ko bishobotse, urebye intego bafite n'uburyo barimo kwegera uriya mujyi wa Uvira, urabona ko hari icyo bashaka kwisubiza, ko ntabwo bakigendera ku muhame ukumva ko Amerika yavuze ibi, ugereranyije n'itangazo basohoye ejo bundi rivuga ko nta hantu bashobora gutakaza. Birakwereka yuko bishoboka kuba uriya mujyi wa Uvira bawushaka kandi mu gihe cya vuba cyane. Nakubwira ko nubwo ibyo byose basohoye n'itangazo, ibyo byari byagarutsweho mbere gato na Dr Abarindaho yatangaje ko bitazigera bibaho ko M23 yapfa kuva mu mujyi, mu bice ndetse bya Sud Kivu. Ese nyuma y'aho ubona ko bungutse ingabo, ukaba ubona ko bugarijwe na leta ya Amerika, kandi twaramaze kubona ibitendo bya Amerika uko bimeze, n'uko bihagaze, uko bavuga ari kijyana, uko binjira mu bihugu bigiye bitandukanye nk'umutwe w'inyeshyamba, urabona ari iki kiri bube inyuma y'aho ubona ko bikomeje kugenda bigaragara ko M23 ishobora guhura n'ikibazo gikomeye cyane, kuba Amerika yarabateze umutego ukomeye cyane wo kuba batakaza umujyi wa Uvira? Urabyumva neza ko ntabwo byoroshye kuri M23. Bafite akazi kenshi, yaba ari ako kurwana n'ibitero bagabwaho buri munsi byo ku butaka n'ibyo mu kirere, ndetse n'igitutu cya Amerika n'ibiriya bihugu by'uburengerazuba bashyiraho bagaragaza kugira ngo bave muri iriya mijyi, bitewe na communication bafitanye na FARDC. Byanze bikunze, kuko ni nk'intsinzi baba babahaye batarwanye, kuko kurwana urabona ko byanze. Niba ari igihugu gifite abacancuro bangana kuriya, gifite ibihugu byagiye support bigera muri bingahe, byose akaba nta ntsinzi bageraho, batarabasha no kwigarura n'imijyi n'ibiri byibuze mu gace kabegereye, urumva ko imbaraga zabo n'ibyiringiro ahantu byari bisa naho bisigariye ni kuri kiriya gitutu cya Amerika iri gushyira kuri M23 kugira ngo ibashe gusubiza ziriya nshi ifite.
ariko urabona ko bitari bube igisubizo kuko nayo yatsembye ko idashobora gusubira inyuma cyangwa kugira ahantu itakaza, ahubwo urabona ko intego bafite ari iyo kwigarurira aho batakaje. Magingo aya Twirwaneho nayo yatangaje yasohoye itangazo ndetse inamagana bikomeye cyane ku iyicwa rya bene wabo bakomeje gupfira muri biriya bice. Ese mu mboni zawe Twirwaneho itangazo yasohoye ndetse ikaba yanavuze amagambo akomeye aho ishobora kuba nayo yafashe imyanzuro ko yaba igiye kuba yakongera ubwirinzi muri biriya bice bya Minembwe ndetse ikaba yanakomeza nubwo abadukurikiye batigeze bamenya ko hagati ya M23 ndetse na Twirwaneho habayeho kutumvikana kuko umuyobozi uyoboye Twirwaneho Sematama yari yatangaje ko bahita bakomereza Ibaraka ndetse General Makenga agasa nk'ubihakanaho gakeya. Ese ibi ngibi biri bube ko noneho bwana General Sultan Makenga yakumva icyifuzo cya Sematama yaho yari yatangaje ko n'ubundi bahita bakomeza bakajya gutabara abaturage b'Abanyamurenge bari mu mujyi wa Baraka? Yego birumvikana cyane, igikwiriye hariya baharanira cyane nka Twirwaneho, urabona yari force ntoya ntabwo yari ngari cyane, yari ibashije kurinda kara gace ka Murenge gusa, ndetse nako ndakeka batari bahagije. Urabona ko banagiye bahura n'intambara mu bihe byashize batarihuza n'uriya mutwe wa 23, byarabagoye cyane bonyine, banagiye bahatakariza ingabo nyinshi bitewe n'uko bari mu gace kegeranye kandi ari bake. Aho babashije kwishyira hamwe rero bashobora kugira uburakari bujyanye n'uko operasiyo zose ziri kuba ariho zijya kwica abaturage kandi ari abadamu n'imiryango n'abana babo, ariko nta bwirinzi bwabaho bajya gushingira hariya gusa batagize uburyo bagura ngo babashe kwigezayo umwanzi. Ntabwo rero kuba bari basabye ko ibikoresho byose cyangwa imbaraga zose bazishyira hariya umurenge ntabwo bayigumana ubwayo yonyine, ntabwo yagira ikibagezaho. Ubufatanye bwa bombi nibwo bwiza, nabwo bwagira icyo bubagezaho, ko ni support bikomeye bishyize hamwe, ariko babashije kuvuga ko bagiye kurinda iwabo gusa izindi operasiyo bakazireka, yakeka bahabasize batahagarana na biriya bitero bya buri munsi ku buryo bahangana na by'icyumweru ngo gishire. Niyo mpamvu buriya akenshi ntabwo hajya habaho guhuza kenshi kwa kuriya mutwe wa Twirwaneho kuva kera na M23. Ni gakeya byajyaga bibaho n'ubundi, ntabwo hajyaga haburamo impinduka zituma bagira ibyo bapfa, ukabona nka general umwe bavuyemo abaye nk'ugambanyagiye muri FARDC ari byagiye biba kuri wa Masunzu. Ni ibintu bimenyerewe, ntabwo ari iby'ubu ngubu vuba cyane. Magingo aya bikomeje kugaragara ko mu muhasha wa Baraka nakubwira ko bikomeje kugaragara ko Twirwaneho ishobora kuba yaba igiye kumanuka ikareba buryo ki yagera Ibaraka. Magingo aya kuri Pwezeho imirwano ikomeje kuba cyane cyane muri bice bya Rusuku, winjira kwa Bangurube, aho ubona za Kanguri ndetse na Nakieri, ubona ko muri biriya bice byo kwa Bagatete no kuri uriya mugezi wa Mutambara imirwano ikomeje kugenda igaragara. Aba FDNB bakomeje kwijandika muri biriya bice, niyihe mpamvu bibanda cyane muri biriya bice byo mu Minembwe? Impamvu bahibanda cyane urayibona neza ko hariya mu Minembwe kiriya gice urabona ko aricyo kirimo ingabo nyinshi, yaba ari ku ruhande rwa M23, urabona ko kiriya gice cyose ari bo bakigenzura. Urumva ko kari agace kandi ni agace k'imisozi miremire, umuntu waba atagafite kugenzura Bukavu na za Uvira hariya ni ikintu cyamugora cyane, kuko isaha n'isaha yagufungira amayira iriya mihanda yose biri munsi ye. Urumva nk'abasirikare ntabwo hari ahantu batazi icyo hamaze, ariyo mpamvu ubona hakunze kubera mu operasiyo menshi, n'ubu aricyo cyerekezo FARDC birimo ishaka kugira ngo ihigarurire. Ari nabyo bigoranye kuko kugira ngo ukure abantu bangana kuriya mu misozi ireshya kuriya ni ibintu bigoye cyane,
bizabasaba imbaraga zidasanzwe, kimwe no kubona bishobora no kudashoboka ntibahashobore kuba bahisubiza. birakaze cyane nubwo imirwano ikomeje kubera muri Sud Kivu no muri Nord Kivu ntabwo byoroshye magingo aya mu bice bigiye bitandukanye. Urabona ko ihuriro rya FARDC ryafashe imyanzuro ikomeye. Magingo aya watwerekeza muri Nord Kivu ukatubwira ahantu imirwano iherereye ndetse nuko byifashe nuko biramutse kuri uyu munsi wo kwa gatatu tariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere 2026. Urakoze cyane. Ubu muri kariya gace ahantu imirwano iherereye ni mu nce za Ngungu, za Warikare, hariya za Gitagata aho bita za Kamatare, ni amasantere nayo ari mu misozi miremire. Ubundi niyo sitasiyo ya M23 urabona ko ariyo strategie bakoresha, ntabwo bajya baba ahantu atari mu misozi miremire, kandi bariya ni abantu bavukayo henshi barahazi. Ni ukuvuga ngo imigenzure yabo ahantu bari, abantu babasha kuhagera mu operasiyo yabayo na FDLR kuko ari nayo yibera muri iyo misozi imwe n'imwe, ni agace karimo amashyamba menshi. Ibitero bari guhura nabyo muri iyi minsi ni bya FDLR na Wazalendo, kuko Wazalendo hari ahantu niho bisa naho ifite ibirindiro muri Nord na Sud Kivu, niho hantu ifite imbaraga zikomeye, hari amatuza akomeye cyane yayo, ko niho isa naho ariho yahereye, ari nayo imaze iminsi muri iki gihe igaba ibitero kuri M23 bya hato na hato buri munsi. Ubu ejo nijoro, iri joro ryakeye n'ubundi aho ngaho Ngungu igitero cyagabwe na FDLR, ariko ntago byabahiriye kuko ntago babashije kwisubiza ahantu bashakaga, kandi bamaze iminsi iyo defense bayirasaho buri munsi ku manywa na nijoro, ariko babashije kuba hatakariye abasirikare benshi ku ruhande rwa FDLR. Mu bice n'ubundi ubona ko M23 yafashe, umutekano uhagaze ute magingo aya? N'ubundi umutekano ukomeje gukarwa kuko hari ubwikango rukomeye cyane, kubera yuko FARDC yafashe umwanzuro ko yaba igiye gutera ndetse no kugaba ibitero mu bice M23 igiye irimo, bitewe n'ukuboko gukomeye kw'imiryango mpuzamahanga, aho byavumbuwe ko MONUSCO ishobora kuba yihishe inyuma ya FARDC, kandi koko byagiye binagaragara. Saha byagaragariye muri Nord Kivu mu ifatwa rya Rucuro, mu ifatwa rya Bunagana, mu ifatwa rya Goma, wabonaga ko MONUSCO yagiye igaragaza ko ishobora kuba iri inyuma ya FARDC. Ubona ko bikomeje kuba bibi cyane, ndetse M23 itari ikwiye kuba yakorana n'aba abiyita ko bari mu miryango mpuzamahanga bashobora kuba hari icyo babagezaho. We mu mboni zawe urabona M23 iri buhindura iki mu myitwarire yo kwizera MONUSCO, aho MONUSCO ishobora kuba ibatata kandi ikaba yabashyira habi? Ibyo ni ibyahozeho, ntabwo ari iby'ubu gusa. MONUSCO inshuro nyinshi no mu myaka yatambutse nta gihe cyinshi itakoranye na FARDC, no mu maraporo yatangaga iteka ryose ntabwo urumva ivuga FARDC ikosa na rimwe, cyangwa se kuri biriya byo kubikorana na FDLR. Ariko inshuro nyinshi MONUSCO yagiye ikunda kurasaho M23 na support ku bikoresho muri FARDC yagiye bitanga. Ibyo ni ibintu bimenyerewe bizwi, gusa M23 irabazi, ibana nabo ibazi neza yuko ari nk'abagambanyi, kuko iyo baza kuba ari abatagambana bakora ibintu bishoboka ntago bahamara imyaka irenga 20 bamaze hariya. Niyo mpamvu ntago ari ikintu gishya kuri M23, hari ahantu irabamenyerera n'abazi. Nta kintu na kimwe yabatunguza cyo kuvuga ko wenda babana ikaba yabakora ubugambanyi cyangwa se ikabahemukira mu zindi nzira. Barabazi neza cyane, ni abantu bamenyereye ko babanye imyaka myinshi. Magingo ya niki ubona kiri bukurikireho, ko bitewe n'uburyo ubona M23 yafashe ingamba nshya, ikaba ubona ko yafashe uduce tumwe na tumwe? Wabonye ko hari uduce yafashe muri zone ya Fizi, magingo ya ukabona ko habayeho ibindi bigiye bikomeye mu bice bigiye bitandukanye, ndetse ukabona ko hasohotse n'itangazo rya Amerika rikangurira M23 kurekura umujyi wa Bukavu
ndetse n'umujyi wa Goma. N'icyo ubona twakwitega mu mboni zawe? Ikiriho mbona gikurikiye ugereranyije n'uburyo n'umuvuduko M23 ifite muri ziriya nce, ariko kuri utwo duce yafashe no mu cyerekezo ubona irimo isa n'isatira Uvira, urabona ko hari intego bafite byanze bikunze yo kwirengagiza ibyo byose bivugwa, bakaba bashobora kwigarurira mujyi wa Uvira. Ni ibintu bigaragara buri wari we wese, kuko ntabwo wasatira umujyi ungana kuriya ugenda ukuramo utuwegereye ugasigaza nk'ibirometero bitarenze 10, ukambwira yuko nta yindi ntego ihari nyamukuru y'icyo bashaka gukora. Uriya ni umujyi urimo operasiyo nyinshi cyane, urimo force nyinshi z'abasirikare batandukanye. Urumva ko byanze bikunze hari ikigomba kubanza gukorwa nk'uko bateguye, nk'uko wabonye Goma byagenze, na hariya nicyo mbona kiri buze kubasha kubaho. Kiboroheye yenda bo ubuhungiro haraburoroshye, si nka Goma, kuko ubuhungiro bwabo bwari u Rwanda kandi bumvaga ko mu Rwanda ari abanzi babo. Hariya ho kujya harahari kuko ni Uburundi buhegereye cyane rwose, ariyo mpamvu mpamya ko byanze bikunze ku ntego mbona M23 ifite ni ukuba yakwigarurira mujyi wa Uvira. Urabona biri buze korohera M23 kongera kwigarura umujyi wa Uvira, ko bigaragara ko aba FDLB bakomeje kubaka ibirindiro bikomeye muri ibi bice bya Uvira, kandi ko bigaragara neza ko bitari buze gushoboka ko aba FDLB bari buve muri uriya mujyi wa Uvira, kuko nakubwira ko cyane cyane impamvu ubona igihugu cy'u Burundi mu mpamvu zikomeye ushobora we kumenya ukitwumva, bagiye bakurikira ibiganiro byacu, bagiye bamenya situwasiyo zose, ariko nakubwira ko uno mujyi wa Uvira urimo ubukungu bukomeye bwa General Neva, aho nakubwira ko ibitoro byose bisa nkaho bituruka muri uno mujyi wa Uvira. Urumva ko kuba ubona ukuboko k'u Burundi kwiganje muri Sud Kivu, nuko ariho navuga ko bahahira. Maginga ya Sago ari ibyo bitoro gusa biri mu mujyi wa Uvira, ndetse n'ubucuruzi bwinshi bw'abakomeye mu Burundi buribera muri uriya mujyi wa Uvira. Si ibyo gusa kandi no ku baturage bahera mu mujyi wa Uvira. Maginga ya urabona ko aba FDLB bashobora kuba barubatse uburyo bukomeye bwo kurinda uno mujyi wa Uvira. Urabona biri bworohere M23 kwigarura uno mujyi wa Uvira. Yego, ntabwo byoroshye, birasaba imbaraga nyinshi cyane, kuko ni ibintu byumvikana kurwanira hariya kuri ingabo z'u Burundi byanze bikunze bo ntabwo ari ugushidikanya, ni nko kumva ko kubakura muri Uvira ari nko kubakura Bujumbura. Kuriya ni umujyi wo muri FARDC, ni umujyi ugenzurwa na FARDC kandi ni igihugu cya Kongo, ariko ntabwo Bujumbura leta yaho ibibona gutyo bitewe n'akamaro uriya mujyi ubafitiye. Ni umujyi ufite akamaro ku nzego za leta zaho, yaba mu rwego rwa politiki, rw'ubucuruzi cyangwa abaturage ku mihahanire. Urabona ko ikimenyetso kigaragara ni uko ubushize ufungwa bumvise urusaku rwabayemo ku baturage b'Abarundi ko batatse cyane. Habaye ikibazo gikomeye mu itangazamakuru, kiravugwa ko bari bashonje, bigaragare kuri ya mujyi ubafatiye runini cyane. Urumva rero ko hahagarara ku ngabo z'u Burundi zihahagaze nk'izihagaze mu rugo, bitandukanye n'izindi ngabo ziri muri uriya mujyi. Kuko Abatanzania bo bagenda igihugu cyabo nta kibazo babigiramo, ariko gutsindwa kwabo nk'Abarundi hariya bo bavuga bati umutwe turwanya inshuro nyinshi, ushobora no kubona badukurikiye kadusanga iwacu, kuko n'ubundi ubuhungiro ni iwabo, nk'umupaka ubatandukanya gusa. Rero ntabwo byiri bworohe, birasaba imbaraga cyane zikomeye ku ruhande rwa M23 kugira ngo babashe guhangana n'abo bantu, kuko ni abantu barwana basa n'abari iwabo nubwo bitwa ko bavuyeyo. Birasaba imbaraga rero n'ubwenge bwinshi, ariko ni ibintu bishoboka, kuko kiriya gihe cya Goma nta wumvaga ko byashoboka. Birakaze kandi birakomeye mu mitekano igiye itandukanye muri ibi bice, ndetse impamvu ikomeye FDLB igaragaza ko igomba kujya muri biriya bice, biravuga ko Red Tabara yaba ishaka gufatiraho ikaba yatera igihugu cy'u Burundi. Red Tabara mu mboni zawe urabona ko yahubirana
n'iyi mirwano ikomeje kugenda ibera muri Sud Kivu ikaba yakwinjira i Burundi? oya ni urwitwazo mbona rwa Repubulika y'u Burundi yenda baba bitwaza, kuko ntabwo mpamya ko Red Tabara ubu ari bwo yakabaye inurwanurwa ko yaba igiye kuba yajyayo mu gihe gitambutse cyose cya operasiyo zabereye hariya z'abarundi kuva barwanira muri Nord aba bageze muri Sud Kivu bakabaye bararashweho n'iyo Red Tabara ibaye ari ngombwa ko ihari koko kandi igiye kubikora. Niyo mpamvu mpamya ko icyo cyo kidashoboka, ahubwo icyo ndeba ni uko ari bimwe byo kuyobya uburari bwo kugaragaza ikintu cyamuzanye, niba yaraje muri Congo ari uburyo bwo gushaka amafaranga ari bizinesi yarishyuwe, cyangwa akaza nk'umuntu utabaye inshuti ye, icyo cyo cyarebwa, ariko ntabwo yaba ari urwitwazo rwo kumva ko yaje akurikiye Red Tabara. Urakoze cyane bwana Nshuti, reka tubashimire kandi tubifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha kuri uno munsi. Nakubwira ati wowe ukitwumva bwa mbere urebe munsi ya video ukore kuri subscribe kandi like share, bityo nawe winjire umuryango mugari w'abadahema kumva ibiganiro bicukumbuye kandi byizewe. Ciao kandi Imana ikomeze ibane namwe. Murakoze.